namwe tugiye kubyigisha babari fata 33 kuwa 28 Ukuboza umwaka wa 2025 ishyirahamwe rya karate mu Rwanda ku bufatanye n'umutoza w'igihugu Kamuzinzi Christian bateguriye abana amahugurwa ya karate muri kata na komite. Ni igikorwa cyatangiye ku isaha ya 3 gisoza ku isaha ya 9. N'amahugurwa yitabiriwe n'abana bagera kuri 250 abahungu n'abakobwa. Aya mahugurwa kandi yari arimo abakinnyi babigize umwuga, dore ko bamwe muri bo mu gihugu cy'Ubufaransa ubwo barimo barashaka itike ibinjiza mu gukina irushanwa ry'isi ryabereye mu Misiri. Aya mahugurwa kandi yitabiriwe n'abatoza baherekeje abana babo ndetse n'ababyeyi bihebeye uyu mukino wa karate. Sensei Imbabazi ufite umukandara w'umukara wari mu bayoboye iki gikorwa kugira kirushaho kugenda neza, yagize ubutumwa atangariza CI Imperative. Ni semina y'abana yabereye hano muri Kesa, ngiye coordinator w'iyo semina. Ni igikorwa kigamije gushaka impano mu bana bakazamuka. Niyo mpamvu twahisemo kujya tubahuriza hamwe bagakosorerwa hamwe kugira ngo ni haba bitegura amarushanwa abana bazabe bariteguye neza. Twaraberetse amakosa, birinda amakosa barimo gushakisha amanota. Hanyuma ureba bana ni benshi cyane. Sinzi nimba ku biri borohere cyangwa se byaboroheye kubona abana mwifuza cyangwa se aho mwifuza ko mwazakoresha mu gihe runaka wenda mwatangirana muri iki gihe cyo kuba wenda imashano yabagiye kuba. Abana ni benshi cyane, ntago byabagoye kuba mwaturanyamo ab'intyoza kurusha abandi. Ntago byatugoye kuko twabateguye mu byiciro. Mu myaka 6, 7 n'8 baba bari mu cyiciro kimwe, tubakoreshereza hamwe. Hanyuma kuva ku 9 kugera kuri 12 nabo baba bakorera hamwe. Ntago biba bigoye rero gutoranyamo umwana kuko bakorera mu byiciro, ntago baba bakorera muri rusange. Uwo mwana ufite impano n'ubundi uramumenya. Mubo tuba twabashije kubona bahita bajya mu byiciro bitandukanye. Ureba ukabana n'ubundi amerita izo tekinike cyangwa asanzwe yitabira amarushanwa, biroroshye kumukosora no kumwongerera ubumenyi ukurikije ibigezweho. Urebye ingufu muri gushyiramo kugira ngo mutegure abatoya, nuko hari ambition runaka mufite, hari target mufite kugira ngo mu myaka iri imbere karate yo mu Rwanda izafite ahantu imaze kugera. Ubundi nyirizina karate yo mu Rwanda ikuruhe rwego kujyanye n'ibihugu cyane cyane duturanye. Hanyuma nk'abantu mukuri abandi cyangwa se bakuru muri uno mukino, mubona aho mwifuza kugera ari kuri twebwe karate ubu ngubu biri ku rwego rushimishije. Kuba dufite umukinnyi witabira igikombe cy'isi ni ishema ku gihugu no ku bakaratika twese. Mu bashampiyo dufite bitabira amarushanwa basohokeye igihugu nonaha ni ukubitangira kare kugira ngo dushakemo abazabasimbura. Bihera muri abo bana, ni ukuzamura abana bato. Ntago wazategereza ngo umushampiyo arangire wongere ujye gutegura undi, ahubwo arangiza kariyeri yajya nko kuba umukoci hari undi mwana wazamuye kugira ngo azahita amusimbura. Niyo mpamvu rero duhozaho mu gutegura bano bana. Uko twateguye ino semina harahita hakurikiraho competition. Kandi bamwe mu bakinnyi babigize umwuga mu gihugu cyacu hano mu Rwanda, dore ko ari bo bafashije abana mu kubahugura, bagize byinshi bavuga kuri aya mahugurwa. Mfite umukandara w'umukara na dane ebyiri abanyina shotokana. Igikorwa cyabereye aha ngaha ni igikorwa cyo gufasha abana mu kuzamura level zabo mu mikinire ya karate ku rwego international. Arimo ibyiciro bibiri, arimo kata na komite. Rero ubwo abana bose mu gihugu twabatumije hamwe tubahuriza hamwe, natwe tubafashe mu kuzamura level zabo kuko twese tuvuye mu marushanwa hanze abakoresheje semina. So hari byinshi natwe twigiyeyo twagomba gusangiza abana batoya no kubafasha kuzamura level zabo. Igikorwa cyagenze neza cyane, twagize abana benshi kandi abana bari kuri level nziza. Ikigaragara nuko icyizere ryari ko abana aribo bazadusimbura of course. Hanyuma abana ni benshi, ikigaragara binatanga icyizere ku mukino wa karate mu minsi iri imbere ko wenda hari aho uzaba ugeze kandi wahereye hasi. Uri mu basiniya muri uno mukino ndetse n'imikino mpuzamahanga yitabira. Level yanyu ni iki ugereranyije n'abakinnyi muri guhura nabo cyane cyane mu bindi bihugu? Kuri ubu ngubu ntabwo turi kuri level mbi, tumaze natwe kugera kuri level nziza, kandi ikigaragara nuko natwe ubutaha ahubwo tuzagenda tukagera ofete tuzana n'imidari mpuzamahanga. Tumaze kwitabira amarushanwa y'isi, ntago bigoranye nka mbere, ariko ubu ngubu aho karate igeze yacu yashimishije cyane. Umubyeyi wese namusaba ko ashyigikira umwana we mu mukino ya karate, kuko karate
ni discipline ifasha imeze nka fondation mu mikino yose. Ushobora gutangira karate uri mutoya bikagufasha kwiyadapta mu yindi mikino yari yose. So nabasaba ko buri mwana uko akunda karate bamuha umwanya bamuhereze amahirwe akore cyane azagere kuri karate nawe yava mu mwuga kandi ugabura ukanamufasha umwana kugira ngo ateze imbere yiteze imbere ubwiwe agira ubuzima bwiza ndetse n'igihugu cyacu giteze imbere asokera igihugu azana imidari mpuzamahanga. Ni igikorwa kigamije kuzamura ubumenyi bw'abana muri rusange abakinnyi ba karate bakinira umukino wa karate mu Rwanda. Cyagenze neza cyane ko twize byinshi ko nkatwe turi bakuru babo ngende kapiteni w'ikipe y'igihugu hari experience nyinshi tumaze kugira rero twafashe barumuna bacu kuzamura ubumenyi nabo muri rusange. Ni igikorwa kigaruka buri vacances ariko urumva umunsi umwe ntago uhagije ariko dukomeje gufatanya n'abatoza babo mu maklebe abana bari ku rwego rwiza urebye ntago bisaba guhera hasi. Urumva koko Federation y'u Rwanda turi kuzamura impano z'abana bakina umukino wa karate. Federation yagerageje kujya yohereza abatoza mu bigo bitandukanye by'amashuri kugira ngo bafatanye kuzamura ubumenyi bw'abana muri mbere na mbere byari inzozi zanjye kubona qualification y'igikombe cy'isi. Nubwa mbere nari nyikinnye ntago byagenze neza nkuko nabyifuzaga ariko nize byinshi ku buryo ubutaha ndizera neza ko nzaza mu myanya y'imbere ndabyizeye. Muri Afrika turi mu b'imbere kuko nk'amarushanwa duheruka yabereye muri Maroc yandi twabaye aba gatanu muri Afrika muri team committee. Indi duheruka yabereye muri Nigeria muri uyu mwaka twabashe gutwara umudari wa silver mu bakobwa b'abangavu. Bamwe mu bana bitabiriye aya mahugurwa bishimiye uyu munsi w'amahugurwa bavuga ko bahigiye byinshi kandi banahuye n'abandi bana bakamenyana. Ijambo amazina yanjye banyita Muce Emani Play Club ikorera mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo bita MVKA. Magambo arambuye Sandra Victory Karate Academy. Umunsi twaje mu mahugurwa kugira ngo baduhugure neza mu bijyanye na karate aho twakoreshejwe n'abarimu b'inzobere muri karate basanzwe basohokera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahangaha bakorera kuri speed kandi n'imbaraga nyinshi ku buryo n'abandi bose baza tugakora n'imbaraga nyinshi. Nakoze kuri ijambo amazina yanjye nitwa Kamuzinzi Christian. Ahugurwa ikintu nigiyemo ni ukuzashyiramo imbaraga mu myigire yanjye nanjye nkazitabira amarushanwa yo kujya hanze. Twahuza hamwe kandi twabaye n'inshuti. Kamuzinzi Christian umutoza w'ikipe y'igihugu ya karate yashimiye abatoza bazanye abana ku bwinshi ko byerekana ko ejo hazaza ha karate mu Rwanda ari heza. Yego ni semina yari igamije cyambere kongerera ubumenyi abana no kubereka rimwe na rimwe ibigenerwaho mu kibuga kugira ngo umwana abashe gutsinda bimworoheye ku buryo ashoboye gusohokera igihugu ashobora kugihagarira bitagoranye. Rero insanganyamatsiko yacu yari kongerera abana ubumenyi tugamije kugira ngo tubarememo tarazejo hazaza. Twakoze urabona hano hari umubare munini w'abana ushobora kuba bagira marenda kwa dufite mu gitondo hari 250 ariko ubu ndabona barenze. So ni igikorwa cyiza rero nkanjye nk'umutoza w'ikipe y'igihugu turifuza gukora Academy ya National kugira ngo dukore tureme nka pipiniere y'abana tubahe technique buri cyiciro cya vacances cyose kije tukibyaza umusaruro kuri abo bana bazaba baratoranyijwe bahiza abandi. Rero hari abana twatoranyije bagera kuri 30 hano baturutse mu gihugu hose. Hari na competition z'abana yo tuzakuramo abandi nk'abo ngabo, so tukabahuza tukabarera rero ku buryo mu cyiciro byibura umwana ufite imyaka 7 akazagira cya cyiciro cyo guhagararira igihugu cy'imyaka 13 14 kuzamura ari umukinnyi mwiza ufite ubuhanga budasanzwe. Akenshi biratugora rero nk'abatoza kubera ko abana benshi twigisha iyo bagiye mu masegonderi ari gihe basanga hatari abarimu bafite ubumenyi buhagije. Akenshi ibigo by'amashuri byigishamo abana baba ari abanyeshuri aho hantu, so ukabona umwana yagiye ari umuhanga akagaruka yasubiye inyuma kubera ko ubumenyi yiga ku ishuri twari dukeneye buri hasi. Ariko icyo nashimye nuko muri iki gihe gitoya cy'iminsi nk'abana baba bamaze mu biruhuko abatoza babitayeho cyane. Twabonye impano nyinshi zitandukanye, ntabwo twabahitamo bose ariko bibaye ngombwa bose babafata, ariko kubera ko uba ugomba gutora umubare nawe uzaha ubumenyi ku kigero gishyitse, niyo mpamvu tugenda dutoranya abahize abandi kurusha abandi. So ibiruhuko ni kimwe mu bintu bidufasha cyane, dusaba n'ababyeyi, dusaba n'ibigo by'amashuri kuba bajya bareka aba batoza bafite ubumenyi buhagije kuba bakwegera abana bakabafasha kugira ngo
twongere ireme rya karate hano mu gihugu cyacu. Uhereye uyu munsi igomba gutangira kubera ko abana 30 batoranyijwe. Turabashyiraho undi munsi bazaza gukora semina bakorana nationale y'abakuru kugira ngo babatinyure babumvishe icyo nationale icyo. Noneho indi competition izaba, hari competition duteganya gukora hagati yo mu kwa 4 no mu kwa 5. Turifuza ko iyo competition nayo yava mu ndi mubare uzugasanga bo 40 bakaba na 60 byibura bazajya bakorana na nationale inkuru kugira ngo babatinyure babumvishe icyo bita donc gutinyuka. Iki kibuga biragoye ku bana, ariko iyo ari kumwe na mukuru we amwereka amubwira ko ntacyo bitwaye, amwereka tekinike akayikuza, biratworohera cyane rero kuvuga ngo tugiye gufata umwana tumusohokane twaramureze akiri mutoya. Ababyeyi kandi bishimiye iki gikorwa dore ko bamwe mu babyeyi batari basobanukiye iby'uyu mukino batashye basobanukiwe kandi bishimye. Aya mahugurwa yari agamije gutoranya abana bazatana kujya mu ishuri ry'abana bato kandi rikurikiranwa cyane n'ikipe y'igihugu Rwanda National Karate Academy. Aya mahugurwa kandi yaranzwe n'udushya dutandukanye abana bakomeje kubitaho na nyuma yo kuva mu kibuga. Aya mahugurwa yasojwe hatanga certificate ku mwana witabiriye na buri club yitabiriye ihabwa certificate. Abatoza kandi bishimiye head coach Kamuzinzi Christian uri kuzana udushya muri uyu mukino wa karate, bamusaba ko yakomeza gushyira imbaraga mu bana kandi abatoza biteguye kumushyigikira mu buryo bwose azabakeneramo. Njye na Jay ku bwa Empire TV i Kigali.